iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Igitondo cyiza inshuti bakunzi, by'umwihariko abakunzi b'uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku bashakanye. Ndagira ngo tubumbure Bibiliya zacu mu Migani igice cya 5 umurongo waho wa 18. Cyane cyane uyu murongo uravuga ku bagabo. Migani igice cya 5 umurongo waho wa 18. Bibiliya iravuga ngo isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Hano uyu murongo turaza kugarukaho mu kanya, ariko icyo uri kutubwira ko urugo rw'umuntu, umugabo, urugo rwe rukwiriye kuba urugo rw'umugisha, kandi ko akwiriye kwishimira umugore we, ntakwiriye kugira abandi yishimira, akwiriye kunezezwa n'umugore we. Tukivuga ibyo rero, hari ikibazo gikomeye muri iyi minsi ya none. Mu ngo nyinshi Satani amaze kubibamwo imbuto zo kutanyurwa, zo kutishimirana, kandi afite umugambi mubisha wo gusenyera abantu ingo zabo. Ashaka ko bizera ibinyoma. Umugabo akavuga ngo umugore wanjye arashaje, ahandi akavuga ngo ngo arabyibushye cyane rwose, ngo uwamugabanyaho. Abandi bakavuga ngo hano hanze hari abakobwa benshi, kandi abo bakobwa bakeneye ubufasha. Bakazana ibitekerezo byinshi bahawe na Satani bipfuye, maze bakabyimika mu mitima yabo. Mu yandi magambo, bagashaka kwitsindishiriza ngo bihe impamvu bo bibwira ko ngo zifatika zituma bagenda bakajya hanze y'ingo zabo. N'abagore nabo Satani akababeshya, akababwira ati umugabo wawe rwose ntaboneka, umugabo wawe afite akazi kenshi, ngo bariyo mu kazi, ntakwitaho, ntaguhakeya, niyo umubonye aravuga ngo arananiwe. Satani akabeshya abadamu bamwe ngo umugabo wawe ni umukene. Nureba se uriya mugabo ntakize, uriya ntakize, none si iyo muhuye ntagusuhuza, iyo muhuye ntakubwira neza. Satani akagushukashuka, nawe warangiza ukavuga uti ariko ubundi kundi na mwiza. Abantu se baba bansuhuza, baba bambwira neza, bambwira ko ndi mwiza. Oya, ndi mwiza cyane rwose, ndi mwiza, ntabwo uriya mugabo twari tuberanye, yari amenze. Satani akabashuka abantu bose. None uyu munsi mu mitwe y'abantu benshi harimo ibitekerezo byinshi bitandukanye kandi bibi. Kibabaje ni uko atari mu batizera gusa, ahubwo no mu bavuga ko bizera Imana, abavuga ko bakunda Imana, nabo ibyo bintu birimo. Muri iki gitondo ndagira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira hano mu gitabo cy'Imigani, igitabo cy'ubwenge, ibyo dukwiriye kwiga, dukwiriye kubakiraho ubuzima bwacu kugira ngo dushimwe n'Imana kandi dushimwe n'abantu, natwe ubwacu tunezererwe ubuzima bwacu. Nta munezero uri mu kutagira ubwenge, nta munezero uri mu gukora ibiteye isoni. Satani ntakakubeshye, nta munezero wabona mu gukora ibizira, mu gukora ibiteye isoni. Icya mbere rero ngira ngo turebe muri iki gitondo kiri hano mu Migani igice cya 5 umurongo waho, reka duhere ku wa 15 tugeze ku wa 17. Wa 18 wo twawusomye, ariko uhereye kuri 15 ukageza kuri 17 aravuga ngo ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze, n'imigezi yawe yatemba mu mayira. Bibi byawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka. Wa 18 twawusomye.
ariko iyi mirongo yose dusomye irimo kuvuga ku mugabo. Umugabo iri kumwigisha ko akwiriye kuba umwizerwa ku mugore we. Kuba umwizerwa ku mugore wawe bisobanuye iki? Bisobanuye yuko umugabo agira umugore umwe. Ntabwo ushobora kuvuga ngo yewe ngize impamvu ituma iri joro nshaka undi. Oya, ukwiriye kumenya ko ufite umugore umwe ku isi niba wubatse, kandi niba utanubatse ubwo nyine menya ngo uzagira n'umwe. Ntabwo ukwiriye kwigera wibeshya ko hari abandi bakwiriye kuba abagore bawe. Rero ukwiriye kunezezwa n'uwo mugore umwe Imana yaguhaye. Ntukwiye kumuharika, ntukwiye kumuca inyuma, ntukwiriye kwigera ukora ikintu icyo ari cyo cyose giteye isoni. Nimvuga igiteye isoni ni uko wagenda ukaryamana n'undi mugore cyangwa mugakora ibyenda gusa n'ibyo. Hari abagabo njya mbona ugasanga ari gusoma umugore utari uwe. Imana idufashe. Ntabwo ibyo bintu ari byo. Ibyo bintu ntabwo bikwiriye kubaho, by'umwihariko mu bizera cyangwa se mu bavuga ko bazi Imana. Kristo yakunze itorero, Kristo yapfiriye itorero, Kristo yeza itorero, Kristo akunda itorero n'uyu munsi ku buryo adashobora kwigera aribangikanya. Wari ukwiye gufatira urugero kuri Kristo, kuko niko Imana itubwira umugabo akwiriye gukunda umugore we. Nubwo turi mu gitabo cy'imigani, ariko mu Befeso hari imirongo nk'itatu nshaka ko ureba. Abefeso igice cya 5 umurongo waho wa 25. Bibiliya irambwira ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Wari ukwiriye kwigira kuri Kristo gukunda umugore wawe. Ntiwari ukwiriye kwigera na rimwe uca inyuma umugore wawe. Wari ukwiye kuba umwizerwa ku mugore wawe. Umugore wawe niwe wenyine ukwiriye kukumenya, niwe wenyine ukwiriye kubona icyubahiro cyawe. Hano ku murongo wa 15 w'igice cya 5 cyo mu migani twahasomye, wa 18 mu mbabarire, haravuga ngo ujye wishimira umugore wawe. Hari abagabo benshi batishimira abagore babo. Akanya gato abamwishimiye, ariko ubundi yagera mu muhanda akavuga ati ariko kuki adafite amabuno ateye nka Yuri, kuki adafite amaguru ameze nka Yuri, kubera icyo amaso ye ntabwo ari manini nka Yuri, ntabwo ari matoya nka Yuri. Ugasanga afite ibibazo byinshi mu mutima we bikamubuza kwishimira umugore we. Bibiliya iri kuduha ubwenge. Jya wishimira umugore wawe. Wa mugabo we uteze amatwi, jya wishimira umugore wawe. Igice cya 18 cy'imigani umurongo waho wa 22. Imigani igice cya 18 umurongo waho wa 22. Bibiliya irambwira ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, abagize umugisha ahawe n'Uwiteka. Abagabo benshi wenda bashobora guhita bavuga ngo ngo ntureba se ko Bibiliya ivuga ngo ubonye umugore mwiza, none ko nari narebye nabona nashatse nkaba mbona atari mwiza. Oya, uwo ngo washatse niwe mugore mwiza uruta abandi ku isi. None suzi ngo siyo mpamvu wamushatse, nuko nawe ubwawe wabibonye ko aruta abandi. Ntabwo yamanutse mu ijuru ngo apfumure igisenge cy'inzu yawe akugwa iruhande nijoro cyangwa ku manywa. Oya, ni wowe ubwawe wahagurutse uramushaka. Rero wamushatse ibuka ko niwe mwiza wabonaga ku isi y'abazima, kandi niko biri koko. Uwo mudamu wawe ni uw'igiciro.
uwo mudamu wawe ni mwiza. Wishukwa na Satani ngo akubeshye yuko hari abandi beza kumurusha. Ntabo. Uwo nguwo niwe mwiza uruta abandi. Nyurwa nawe, nezezwa nawe, bumwizerwa kuri we. Ntukigere umuca inyuma, ntukigere umubabaza na rimwe, kuko nubikora uzaba udacumuye kuri we gusa, ahubwo uzaba ucumuye no ku Mana. Nari ndimo nivugira ku bagabo, reka noneho tuvuge no ku bagore. Mbese Bibiliya ni iki ivuga ku bagore? Ndavuga hano mu migani. Wibuke ko turi kwiga igitabo cy'imigani, kandi kikaba ari igitabo cy'ubwenge. Abagore bari bateze amatwi, namwe bagabo nimutega amatwi, ariko namwe badamu mutege amatwi. Imigani igice cya 11 umurongo waho 22. Ni amagambo aremereye, ariko kandi ni amagambo y'ukuri. Wibuke ko igitabo cy'imigani gishushanya, kiri mu mvugo ishushanya. Bibiliya rero hano iravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima. Ariko banza utekereze, umugore w'uburanga utagira umutima. Suko iyo nyama y'umutima, ndavuga ya yindi ikora umurimo ukomeye cyane mu rwungano rw'amaraso, atayifite. Irimo, kuko itarimo ntiyaba nahari, yaba adahari rwose. Ariko iyo nyama arayifite. Ikibazo ntabwo kiri ku nyama. Inyama zirahari, ahubwo ikibazo nta mutima afite. Urumva? N'umutima nawe arawufite, ahubwo umutima mwiza, wa wundi wubaka, wa wundi umugira umugore koko ukwiriye gushimwa, ntawo. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Reka nongere nsome uyu murongo, kandi ndabinginga mwabadamu mwe, uyu murongo aba ari wo mufata mu mutwe kuri uyu munsi wa none. Uyu murongo utekerezeho wa mudamu we. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Umva wa musore we, ese ubwo urimo kumvara? Niba urimo witegura gushaka, ukaba uvuga uti jyewe mpfa kubona arabagirana, mpfa kubona rwose ari ikibasumba, mpfa kubona nta wundi basa, mpfa kubona ari we abasore bose birukaho, uwo niwe nzirukaho kandi niwe nzashaka. Ntabwo mvuze ngo uburanga ni ikibazo, oya, ahubwo dore ikibazo ahantu kizira. Umva icyo Bibiliya ivuga, umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Reka nikomereze. Iyi ni imiburo iva mu ijambo ry'Imana. Niba uri umunyeshuri w'ubwenge, nk'uko turi kwiga muri iyi universite y'ubwenge, wowe nanjye turi kumwe, ndizera ko urimo kumva icyo Bibiliya iri kuvuga. Ntabwo wari ukwiriye kureba uburanga bw'inyuma gusa, ahubwo wari ukwiriye gushishikazwa no kumenya umutima w'umuntu, by'umwihariko w'umukobwa cyangwa w'umudamu. Niho hari ubwiza nyabwiza, niho hari ubwiza bukwiriye guhabwa agaciro cyane. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Ariko se amazuru y'ingurube akora iki? Icyo nzi akora, nawe utekereze, wenda wabona n'ibindi, ariko amazuru y'ingurube niyo icukuza mu byondo gusa se. N'ahandi hari umwanda n'uwo utatekereza. Ingurube ikikora ishingamwe amazuru ikavundura, hanyuma reka ndekeraho. Iyo mpeta se y'izahabu ikwikiye mu izuru ry'ingurube, ubwo agaciro kayo kaba ari akahe? Imigani 11:29. Reka turebe. Utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Ni muri cya gice turacyavuga ku mudamu. Donc icyo ndi kuvuga ni umudamu utera imidugararo mu rugo rwe. Hari abadamu rwose iyo akubwiye ati yewe sinzi nuko nabivuga, hari abanyambana rwose akakubwira ati genda umuziga aba ku mutwe,
ubwo harimwo nikubita ahantu ndi umuziga twabonana ni 2-2 umudamu utera imidugararo mu rugo rwe uzi umurage we uzaba umuyaga. Mu yandi magambo azahomba ibyo yatekerezaga ko ari iby'igiciro. Niyumvaga urugo rwe ari urukomeye, niyumvaga rwose afite icyubahiro cyo kuba ari umudamu washatse ufite umugabo ufite abana n'iki, azabibura byose. Kandi umudamu w'umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Guhakwa ntabwo ari ikintu cyiza, by'umwihariko guhakwa n'umuntu. Guhakwa na Kristo byo ni iby'igiciro, ariko uhatswe n'umuntu harimo ingorane. Icyiza ni ukudahakwa. Imigani 12:4, umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Abantu benshi muzi imungu. Imungu iyo igeze mu bishyimbo ubugira ngo irimwo irigendera nta kibazo, ariko iyo hashize igihe ujya kureba ugasanga mu bishyimbo harimo ifu, ukibase iyi fu yavuye he? Wajya kureba ugasanga imungu zagiye zicengera mu bishyimbo nimwo ziri ndani, zigenda zicukura igishyimbo zigicukura ifi za hanze. Wajya kureba ugasanga imungu noneho yibereye mu gishishwa, igishyimbo cyarashizemo kera. Reka dusome uyu murongo nanone. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Donc umugore ukoze isoni amunga umugabo we. Umugabo we nubwo yaba ari umunyacyubahiro bingana iki, nubwo yaba ari umugabo utinyitse hanze bingana iki, umugore aramumunga ku buryo ageraho agasigara ari ndakoresha iri jambo, ari igipampagara se, ari igishishwa gusa. Donc usigara ureba inyuma ukagira ngo ni umugabo aracyahari, ariko indani yarashize kubera umugore amumereye nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Imigani 14:1, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ubwe ararusenya. Uyu murongo kandi wakora no ku bagabo. Umugabo w'umutima wese yubaka urugo rwe, ariko umupfu ararusenya. Donc icyo bigusaba ni uguhitamo. Niba uraba umupfapfa cyangwa niba uraba umugore w'umutima, umugore w'umunyabwenge, ukubaka urugo rwawe, cyangwa niba uraba umupfapfa ukarusenya. Imigani igice cya 19 umurongo waho wa 3. Bibiliya irambwira ngo igice cyawo cya 2, kuko igice cya mbere kiravuga ku mwana, ngo umwana upfapfana abera se ikirumbo, kandi intonganya z'umugore ni nk'ibitonyanga bidatuza. Sinzi niba warigeze urara mu nzu iva tonyanga wasinzira? Oya, ntabwo ushobora gusinzira. Biragusaba ubanze uve aho hantu hatonyanga, nutahava ntabwo uri businzire. N'umugore, intonganya z'umugore ni nk'ibitonyanga bidatuza. Imigani 21 umurongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Umugore w'ingare ni mugore ki? Ni wa mugore umugabo niba avuze ati mwaramutse muramuka iki, igitenge waguze se? Umugore w'ingare yumva ashaka kugenda hejuru y'umugabo we, yumva yategeka umugabo we, yumva mbese yumva nta muntu wamuvugiramo. Guca bugufi ni ikintu kitaba muri we. Umugore w'ingare biravuze ngo kuba mu gakinga k'urusenge. Mwene magambo, nubwo utaba uri no mu cyumba runaka cy'inzu, ukaba uba hejuru hahandi mu gisenge hejuru wibera iyo ngiyo, nibyo byaba byiza kuruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu nini nziza irimo na buri kimwe cyose.
umurongo wa 19 w'iki gice cya 21, ngo kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Umugore w'umwaga, umugore w'umwaga ntabwo ari umugore mwiza. Kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Ako abasore muri kunyumvara, kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Imigani 25 umurongo wa 2, Bibiliya avuga ngo icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu, ariko abami bo bubahishwa no kubigenzura. Ahantu icyo hashatse kuvuga, icyo hashatse kuvuga, Imana ni nyacyubahiro. Kubera iki? Ntabwo ivugagura ibyo ibonye byose, n'umujinya wayo n'imbabazi zayo byose biri mu rukundo. Nubwo biri mu rukundo rero, ntabwo Imana isuzugurwa, kuko ibyo ivuga byose ari iby'ubwenge. Ntiyigera ivuga iby'ubupfapfa, ntiyigera ivuga iby'isoni nke. Imana niyo kubahwa, niyo gushima. Abami bo avuga rwose ibyo abonye, ibimujemo arabivuga. Rero twari dukwiye gufatira urugero ku Mana. Mwabadamu mwe, uramenye ntugakunde intonganya. Hari abadamu rwose bakunda intonganya. Niyo umugabo yaba avuze nabi, ntabwo wari ukwiriye guhita nawe uvuga ngo reka ntucanye umuriro, reka nze rero tubonane. Hagarara gato nkubwire n'akari murori. Ntabwo wari ukwiye kuba gutyo, ntiwari ukwiye kugira iyo myitwarire, ahubwo wari ukwiriye guca bugufi ukaba umunyabwenge. Hari amagambo ngiye gusoma, ni nayo magambo nshaka ko tuza gusorezaho. Imigani igice cya 31 guhera ku murongo waho wa 10. Ndagira ngo aya magambo, baba abasore, baba abagabo, baba abakobwa, baba abagore, mwese muyatekerezeho. Abakobwa muyatekerezeho muvuga muti, ese koko ndi umukobwa mwiza wazavamo umugore mwiza? Abasore muyatekerezeho, ese koko ndi umusore mwiza, ndi umusore w'ubwenge ukwiriye kubona umugore mwiza mpawe n'Uwiteka? Abagore muyatekerezeho mwisuzuma, ese koko ndi umugore mwiza, cyangwa ndi umwe muri aba ngaba bavuzwe haruguru? Aho sindi umugore w'uburanga bwiza utagira umutima, aho sindi umugore utera imidugararo, aho sindi umugore w'ingeso mbi ukoze isoni, aho sindi umugore w'umunyamwaga. Uyatekerezeho uriwe wese. Bibiliya irambwira ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose marijani igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira, kandi ntazabura kunguka. Ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Uyu ni umugore w'umutima, ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Afatisha ukuboko urubambo ruriho ipamba, intoki ze zigafata igiti ahotora. Aramburira abakene ibiganza, kandi indushyi akazitiza amaboko. Ntatinyisha abo mu rugo igihe cy'imbeho, kuko abo mu rugo bose bambaye ibikomeye by'imihemba. Yibohera ibirago by'ibisuna, imyambaro ye
ni imyenda y'ibitare byiza n'imihengeri. Umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Aboha imyambaro akayigura, agurira abagenza imikandara. Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye. Urumva umugore w'umutima? Imbaraga n'icyubahiro nibyo myambaro ye, kandi igihe kizaza azaba giseka atacyitayeho. Donc igihe kizaza nikimuhangayikishije, kuko we igihe kizaza gisange aseka nta kintu bimubwiye. Kubera iki? Kubera ko yacyiteguye. Abumbuza akanwa ke ubwenge. Umugore w'umutima abumbuza akanwa ke ubwenge, kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo. Amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha, n'umugabo we nawe aramushima ati, abagore benshi bagenza neza, ariko weho urabarusha bose. Ubutoni burashukana, kandi uburanga bwiza ni ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Mumuhe ku mbuto ziva mu maboko ye, kandi imirimo ye nibayimushimire mu marembo. Mana, fasha abakobwa kuba abagore beza. Fasha abagore kuba abagore beza. Fasha abagabo kuba abagabo beza. Fasha abasore kuba abasore bitegura kuzaba abagabo beza, n'abakobwa kuba abakobwa beza bitegura kuzaba abagore beza. Wa mugabo we, umugore mwiza ku isi ni umugore wanjye, ni umugore wawe. Wa mugore we, uwo niwe mugabo wawe. Muhindura umwami, nawe azakubona kandi agufate nk'umwamikazi. Erega ubwenge ni ikintu cyiza. Hitamo kuba umugabo mwiza. Wa musore we, hitamo kuba umugabo mwiza. Wa mugabo we, niba hari n'amakosa wakoze, hitamo kuba umugabo mwiza none. Wa mukobwa we, hitamo kuzaba umugore mwiza. Wa mugore we, hitamo kuba umugore mwiza w'umutima uhereye umunsi wa none. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda, kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubireba.